ibintu bihinduye isura, tega amatwi wumve. Mbo murakoze cyane, turabashimiye. Nanjye nitwa Jean Bosco Hakizimana, nkaba nkunda gukoresha cyane ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane mu bintu bijyanye n'amafaranga akoranabuhanga. By'umwihariko nkaba mfite n'itsinda rinini mpagarariye hano mu Rwanda ry'abapiyoniya, abantu bakora mining, bijyanye n'ubucukuzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga, cyane cyane kuri Pi Network. Murakoze cyane. Wenda ibyo turaza kugira n'umwanya wo kubisobanukirwa, ariko se wenda mpere ko Bitcoin ariyo izwi cyangwa se anayo benshi bakunze kugarukaho. Ayo mafaranga yandi yo muri ubwo buryo butandukanye, muri ubwo buryo bwa crypto, umuntu uri mu Rwanda ashobora kuba yayakoresha? Yes, murakoze cyane. Ngira ngo amafaranga yandi cyangwa se ayo mafaranga yandi y'amakrypto nayo mu Rwanda hari uburyo bwinshi bugiye buriho abantu bagenda bayakoresha, ariko gato subiye inyuma kugira ngo se nuza kuri crypto neza, ubundi hari uburyo crypto yajemo n'icyo yajije ku digital currency. Ubwiza bwayo wabanza ukareba ingorane za cryptocurrency, kuko nibwo ubyumva neza. Ubundi cryptocurrency iza muri kiriya gihe abantu batayumva, byagize n'ingorane nyinshi, nuko abantu babyirukanyiyemo bakumva gusa ngo na amafaranga ashobora kubaha inyungu, ashobora kugira gute, akajyamo nta bumenyi. Aho rero niho abantu benshi bagiye bahombera. Ni nacyo cyatumye leta ifata ingingo iravuga ati no, reka n'amareta, si na leta yacu gusa n'ibindi bihugu biravuga ati reka dufate ingingo yo kureba umurongo mwiza dushobora gushyiraho ibi bintu ku buryo byakorohereza abantu mu buryo bwo gucaza note n'ibiceri cyangwa se kubigabanya. Noneho bakavuga bati reka dushyireho digital currency. Ugereranije dushingiye no ku makuru mu kanya twe turimo tureba y'impinduka z'ubukungu Donald Trump ubwo ari kuvuga, impinduka z'ubukungu, iyo bavuze ubukungu cyangwa impinduka z'ubukungu bwa Amerika bihita bifata isi yose, ntago bifata Amerika gusa, natwe bitugeraho, natwe bihita biza, kuko ntago u Rwanda ari ikirwa. Yes, u Rwanda ntago ari ikirwa nkuko Mike yabivugaga. So bivuze ngo rero igihe kiraje abantu bose bakwiriye kumenya ngo turi kuva he, turi kujya hehe. Sasa rero digital currency yo ije gukemura za mbogamizi cyangwa bya bibazo byagiye biterwa na cryptocurrency. Ibyo bibazo rero byagiye bibaho ni ibi. No kuvuga ngo ino cryptocurrency cyangwa se izi Bitcoin dusanzwe tuzi na amafaranga ahindagurika mu biciro. Ushobora kuba turi kumwe nonaha kwasohoka hano. Ni ikintu gikomeye cyane muri ibi bintu. Ahindagurika nkuko isoko ry'ivunjisha tujya tubona nk'idolari ryazamutse. Oya biratandukanye cyane. Biratandukanye. Yenda mbere yuko akomeza muvandimwe, ngiye kuguhurugiye gusubiza icyo kibazo nifashishije urugero. Nko muri mu minsi 5 ishize. Navuze mbona na Bitcoin urebye nka graphique mu minsi 5 ishize. Reka mbare nko ku itariki nk'eshanu ko ndabikurikirana buri munsi. Nko ku itariki 5. Yego. Bitcoin yari nko ku bihumbi hagati ya 69 na 70. Ariko ejo hashize igihe batoraga Perezida Trump, bakimara kumutora, kubera ko inganda zose yagiye avuga ati ubukungu nzabuzamura, yahise itumbagira aho hafi 10%. Itijya ku 76, ngira ngo n'uyu munsi nibyo byiriweho, niba nta cyahi. Bitcoin imwe Bitcoin imwe ibihumbi 76 by'idolari. Yego, ubwo ni hafi miliyoni 104 z'amanyarwanda. Bitcoin imwe. Yego. Noneho wanareba no kuri za zindi abantu binda nge nkunda na twatundi dutoya cyane nitwo nkunda. Ethereum nayo nkunda gukoresha cyane. Uyu yarabyumva. Twareba nka za Ethereum, wareba nka za Solana zageze muri 2,100. Yes. Kandi mu minsi yashize zari ziri ku gihumbi. Urumva price volatility iri hejuru cyane. Ubwo ni kimwe muri bya bibazo crypto yavugaga yenda yakomeza n'ibindi yego nakomeza. No kuvuga ngo ubundi intego ya Bitcoin iza kwari kugira ngo ribi faranga, ariko ubundi faranga rikoreshwa mu bucuruzi. Ariko ije Bitcoin kubera iyo volatility kuntu ihindagurika, basanga ntago byakunda ko yakoreshwa mu bucuruzi. Basanga haba nimba uvuye hano ukaba wari uri hano i Kigali ukarangura ibintu wishyuye, tuvuge dufashe urugero wishyuye mu Bitcoin, ukaba ujyanye ibintu Nyagatare, uzagera Nyagatare swati wahombye cyangwa wungutse cyane kandi utaranacuruza. Aho rero ibyo ni faranga rigoye cyane, crypto iragoye cyane kuyikoresha mu bucuruzi.
niyo mpamvu habayeho uburyo bwo gushyiraho inyigo cyangwa se hariho inyigo yo kuba buri gihugu cyagira digital currency. Digital currency kiza cyayo ibiri controle na central bank. Cyo gihe biroroha kuyimanaginga kandi yo iba ari stable, iba ari stable, ntago iba izamuka uko yiboneye. Nukuvuga ngo icyo gihe bihita byoroha oriye kugira ngo ufate ya mafaranga urangura ibintu hanyuma ugeri yujya wahombye utaranacuruza, hagomba kujyaho niburi faranga rishobora koroshya cyangwa se bishobora gufasha ku buryo warangura ibintu bya faranga riba ari stable ukagenda ugacuruza ushyizeho inyungu n'imisoro n'iki ugasanga nta ngorane zijeho. So rero cryptocurrency igira risk nyinshi ku buryo itakoreshwa mu bucuruzi, ariko nanone digital currency ikaba yaba ifite inyungu cyane ndetse ikanafasha n'abantu bayikoresha, kuko tugereranije n'ibyo twabonye imitwarire y'amafaranga, security, uburyo buri kintu cyose kigenda gikoreshwa ku mafaranga n'ibigenda biyatakaraho, n'aya mafaranga yangaya y'inote nka ya note ya Mike ngira ngo murayibona abayireba irashaje ntabwo kutamara n'umwaka ku isoko. So ibi kubiprinting ubwabyo bitwara andi mafaranga, nyamara crypto cyangwa se digital currency nta gihinduka, nta kongera kuyiprintinga, nta kongera kugira gute, hakazaho ariko na disponibility. Na disponibility ni ikindi buriya, iyo izo ngorane zose leta irazizi, ariko hakaniyongeraho n'indi ngorane reka ikomeye, ikintu leta idakontorora igomba kugiraho impungenge, si byo se? Uzi kubona abantu bakira utazi ukuntu babonye amafaranga, utashobora kubikontorora ibyo ngibyo, izo mpungenge zose leta irazizi. Niyo mpamvu rero ariko nanabashimira cyane kuba bafashe